Umugabo yari atunze atunganiwe ndetse afite buri kimwe icyo ari cyo cyose kimugira umugabo mu bandi bagabo ndetse byaba na ngombwa akanabasumba. Nk'uko yabyivugiraga yumvaga yuko ari ikigirirwamana. Uyu mugabo yari atunze ndetse abantu benshi bari bamugaragiye bavugaga yuko rwose ari akamana gatoya. Agera nabwo uyu mugabo abyiyumvamo yuko ari nk'Imana, ariko ntago yatinze kumenya yuko yibeshye. Iyi nkuru tugiye kuba twabasangiza, ndakwibutsa wowe utari wabasha gukora subscribe. Kora subscribe nurangiza ukande no kuri iyo nzogera notification kugira ngo tuzajye twibanira mu nkuru zigiye zitandukanye Sano Empire igenda ikugezaho. Wowe wabikoze Imana ikumpera umugisha, nibagiwe nawe ugiye kubikora. Uyu mugabo yabayeho mu 1997 nibwo yari umukire ndetse yari umukire wa mbere w'umuherwe muri Afurika. Yari afite amafaranga, nituvuga amafaranga mwumve ko ari amafaranga ndetse n'agafaranga, kuko bivugwa yuko yari arenze ba Dangote. Uyu mugabo yari atunze ibya mirenge ndetse atungishije n'abandi, yiyumvaga yuko nta kintu atakora muri ino si. Ariko mu nyuma aza kubona yuko yibeshye ko burya amafaranga hari ibyo adakora. Wakwibaza ngo ese byamugendekeye gute kugira ngo ubwo yahakanaga Imana agere ubwo ayemera? Icya mbere cyo ni uko icyo wamenya ukiri ku isi, urwana urugamba rujyanye n'ubuzima, ariko uko byagenda uko ariko kose ubimenye ko utazarutsinda. Twese turangira dutsindwa. Watsindwa ejo, watsindwa uno munsi. Gutsindwa nta kindi mvuga ni uko ushobora kwitaba Imana, ndetse yewe imigambi n'ibikorwa wasize ku isi ntuzigera ubisubiza aho wavuye. Uko waje ntacyo ufite, nicyo ugomba gusubira nayo ntacyo ufite. Hano ku isi turi abashyitsi. Uyu mugabo yaje kugira ngo yari afite inganda, amazu ndetse n'amamodoka meza ahenze, atunze ndetse atungishije abandi, ndetse yewe akajya atembera aho ashaka mu gihe ashaka, akajyana n'uwo ashaka. Yari umukire pe, aho yageraga hariho hose wasangaga bamuramye kuko yari azwi nk'umukire. Ariko mu nyuma yaje kugira ngo aza gufatwa n'indwara, ararwara ararimba. Niko kumuvana iwe bamujyana mu bitaro. Bakimugeza mu bitaro baramupima bamusangamo indwara idakira. Iyo ndwara idakira yakomeje kugenda imuzonga, ndetse abaganga bakomeza kugenda bamubwira yuko bagiye kumwitaho bishoboka, ndetse bagomba gushaka n'abandi bagabo b'abaganga b'abahanga kurenza uko bo ari abahanga, kugira ngo bamushakire uko yakomeza kuba yagira ubuzima. Ariko bikomeza kwanga. Nibwo yakomezaga kugenda ananuka ndetse yumva yuko ibyo atunze ari ubusa. Ashyiraho intego y'uko umuntu uzamuvura agakira neza azamuha amadolari, miliyoni y'amadolari. Biranga. Ubwo nituyashyira mu manyarwanda biraba ari biliyoni. Ibyo byose bikimara kwanga, uyu mugabo yaje gusurwa n'umukene, arangije aramubwira ngo uburya uko byagenda uko ariko kose icyo wakwigira icyo ari cyose, twese turi bamwe. Aramubwira ati nugera mu rugo ukansangirayo umugore, uze kumubwira aze kunsura, aze mubwire. Muri uko kurwara k'uno mugabo imiryango yaragiye iramutererana, ndetse abantu benshi bakomeza kugenda bamusiga. Abitwaga ngo ni inshuti ze baramusiga, abaho ari wenyine. Akibwira wa muntu, kuko yari umukozi wiwe, arangije agera mu rugo abwira umugore ati uriya byararangiye ibyiwe, ntabyo kwirirwa ujya kubimbwira.
nuko umukire abaho ngaho mu gahinda kenshi, yewe yibaza niba azakira cyangwa se azapfa. Mu nyuma nibwo umuganga yaje kumubwiza ukuri, aramubwira ati indwara urwaye dore ntago ugomba kurenza icyumweru kimwe. Nibwo yafataga akagare kuko amaguru atakoraga neza, aba agiye mu rugo. Akigera mu rugo asanga umugore wiwe yazanye undi mugabo ukiri mutoya. Nibwo yaje kumenya yuko namara gucaho ibyo yaruhiye byose, ubuzima bwose yahize ndetse n'ibyo yarwaniye byose bizasigaramwo abandi, ndetse atazongera kwibukwa ukundi. Niko guhita afata umwanzuro wo kuvuga ati Mana burya ni wowe urenze byose, twaje ntacyo dufite, tuzasubirayo nta n'icyo dufite. Uyu mugabo yaba icyigisho kuri buri umwe ari we wese. Ibyo wakikora ku bandi, uko wabigenza uko ariko kose, uwo wifuza yuko wahemukira, n'ubundi byose sibye yuko ari ukwishyiraho urubanza rw'ubusa. Twese tuzataha. Uko twaje tutabizi, no gusubirayo tuzasubirayo tutabizi. Twaje ntacyo dufite, tuzasubirayo ntacyo dufite. Ariko abantu benshi barabyirengagiza, agashaka yuko agomba gukorera byinshi cyangwa se kwigwizaho byinshi kandi mu buryo bubi, ntacyo ashingiyeho, akagira atahari azabijyana. Iyi ni inzira, naho ku isi ntago ari iwacu, turacaho abandi bakaza. Ba maso muri buri kimwe icyo ari cyo cyose ukora, kuko nawe ejo n'ejo bundi twese inzira ya twese ni imwe. Mukundane, mugirane urukundo kugira ngo ibyo mucamo ibyo ari byo byose bizajye bibagirira umumaro kandi mutiteranyije ku busa. Ngayo nguko rero iby'uwo mugabo. Icyo nagushishikariza wowe utari wabasha gukora subscribe, kora subscribe nurangiza ukande kuri iyo nzogera ya notification kugira ngo tuzajye twibanira mu nkuru zigiye zitandukanye Sano Empire igenda ikugezaho umunsi ku munsi. Naho njyewe ukugezaho amakuru ya buri munsi ni Sano Didier. Amakuru yo acaho buri munsi. Tugiye kwibanira mu zindi nkuru zigiye kuba zakurikiraho, nkaho Oda Paccy yagize ibyo atangaza, ndetse tukaza kugaruka kuri Bruce Melody, ndetse tukaza kwikoza no muri showbiz ya movie ndetse no muri siporo. Murabizi yuko Rayon Sport no munsi yakinnye na Kiyovu. Ibyo byose tugiye kuba twabigarukaho, ndetse n'ukuntu ibintu byakomeje kugenda bifata indi ntera muri Rayon Sport ndetse n'Amavubi. Habonetse update byabashije kuba byajya hanze ku Mavubi. Murabizi yuko amaze iminsi Amavubi yarabaye Amavubi kuko ari kurwinga atababaye, ndetse tukaza kuba twanagera no mu Bwongereza Arsenal. Uko byagenze ibyo byose tugiye kugenda tubiva imuzingo, noneho dufate buri kimwe icyo ari cyo cyose dushyire mu mwanya wacyo. Icyo nagusaba rero wowe utari wabasha gukora subscribe, sinzi icyo utegereje, kuko Sano Empire ikugezaho amakuru agiye atomoye umunsi ku munsi. Uno munsi sibye yuko twari twagarutse kuri ino nkuru, kuko ni inkuru yakoze ku mitima y'abantu benshi. Ndaza kureba buryo ki naza gushyiramo akalinki kino gitabo, ubundi rero namwe mugende mwisomere, kuko tubivuze muri makeya, ntabwo twabivuga byose ngo birangire. Ariko ewana, iki gitabo cyigishije abantu benshi cyane. Gusa wowe utari wabasha gukora subscribe, bikore kuko nicyo gihe. Wibanire mu nkuru zigiye zitandukanye. Ese wari uzi yuko no muri gospel tugerayo? Wari uzi yuko muri siporo tugerayo? Aho hose rero tugiye kugenda noneho umunsi ku munsi tubishyire ku rundi rwego. Ngayo nguko rero abakoze subscribe, ibintu bikomeje kugenda bigenda neza cyane.
neza cyane kurenza uko ahandi biba bimeze. Imana ibamere umugisha mwebwe mwakoze subscribe, muri ab'agaciro gakomeye cyane, ndabakunda cyane.